Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, ndetse tunashimire cyane mwe mwese mwiyemeje kudacikanwa n'ibiganiro byacu. Turabizi ko mudukurikira muri ahantu hatandukanye ku isi, turabashimiye cyane tubikuye ku mutima kuko muri ab'agaciro kenshi. Tukwibutsa ko niba ari ubwa mbere ubonye ikiganiro cyacu, ukaba wifuza kugerwaho n'ibindi biganiro byacu, kanda subscribe, ayo magambo atukura ubona iburyo bwawe uraba ubigezeho. Tugiye kuganira ku kirere muri aka kanya, tugiye kuganira ku miryango cyangwa se mu yandi magambo abashakanye. Tugiye kurebera hamwe ingingo igira iti guhimisha uwo mwashakanye guceceka. Ese hari icyo bitwaye cyangwa se hari icyo byamara? Nibyo tugiye kureba muri aka kanya. Ikibazo umuntu yakwibaza mbere na mbere ni iki: ese bishoboka bite ko abantu babiri barahiriye kuzakundana bagira ubwo bamara amasaha menshi cyangwa iminsi myinshi ntawe uvugisha undi? Hari abashobora kuvuga bati nibura byatumye tutarwana, ariko n'ubundi ikibazo bafitanye ntabwo kiba gikemutse kandi bombi birababangamira. Biterwa n'iki rero kugira ngo umuntu ahimishe uwo bashakanye guceceka? Ikintu cya mbere kibitera ni ukwihimura. Bamwe mu bagabo n'abagore banga kuvugisha abo bashakanye bagira ngo babihimureho. Reka dufate urugero. Reka tuvuge ko umugabo ateganyije ibyo azakora mu mpera z'icyumweru atagishije inama umugore we. Umugore arabimenye maze ararakara kandi abwira umugabo we ko atamwitaho. Umugabo we nawe ahise amubwira ko arakazwa n'ubusa. Umugore arikubise aragenda, maze kuva ubwo araruca ararumira. Ni nkaho ku mutima umugore ari kuvuga ati ukuntu wambabaje nanjye ngiye kukwereka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ikihe? Kugera ku cyo wifuza. Bamwe bahimisha abo bashakanye guceceka bashaka kugera ku cyo bifuza. Urugero, reka tuvuge ko umugabo n'umugore bateganya gutembera, hanyuma umugore arifuza kujyana n'ababyeyi be. Umugabo arabyanze maze aramubwira ati washakanye nanjye, ntiwashakanye n'ababyeyi bawe. Kuva ubwo umugabo aretse kuvugisha umugore we, yiringiye ko bizatuma umugore ava ku izima. Birumvikana ko kumara igihe runaka mucecetse bishobora gutuma mwembi mutuza mu gihe mwari mwatonganye. Ubwo buryo bwo guceceka bushobora kugira akamaro. Icyakora mu gihe bibaye uburyo bwo kwihemura cyangwa kugera ku byo wifuza, nta kindi bimara uretse gutuma amakimbirane mufitanye arushaho gukomera kandi ntimukomeze kubahana nk'uko byari bisanzwe. N'aha dushoreje ikiganiro cyacu rero, naho ubutaha twizere yuko mwungukiwe. Ubwo tuzasubira ubutaha, tukwibutsa ko niba ari ubwa mbere wabonye iki kiganiro cyacu ukaba wifuza no gukurikirana ibindi biganiro byacu, nk'uko twabivuze tugitangira, ibanga nta rindi ni ugukanda kuri subscribe, ayo magambo atukura ubone iburyo bwawe uraba wabigezeho. Ibihe byiza rero, bye.